abanyamuryango b'itsinda ryacu twiteza imbere nakomeje kubabwira ko uyu munsi turi gutegura rwose bijyanye no kwiteza imbere kwacu. tuteranje wacu ibyo n'ibiki murimo muje mwakererewe twabategereje ukaza mwana yemeye umwana no gusuza abantu. Ego komana none se oya ntabwo gusuhuza ntabwo birimo ntabwo hariya muri centre y'ubucururiza wamenye ko hateye indwara yitwa ubuheri. Dusobora n'umugabo mfite ngewe. Oya yanira mu gusuhuzanya n'ibiganza. Bose urumva ntabwo ikiganza cyanjye guteyeho di. Hano ni indwara wasanze. Cyangwa nimwe muyiza. N'ukwirinda rega kwirinda biruta kwivuza. Kuki se twajya kwishyira kuri risk yo gusuhuzanya? Ese dusobanura. Bace gusuzanya ubu byaciye. N'umukono babiciye. Okay none rero reka dukoreshe gusomana. Nugere uyitwa ubushiti yo ndwara butemushishwa rushimire. Yego. Oya ruhana ibintu byo gusomana nge ntago mbyemera. Urumva wowe ibintu byo kuzanuza zone iminwa. Aho umva nge igitekerezo mfite. Kuki tutajya tugira gutya none tukagira gutya? Twicishisha. Uje nk'aho bagarano ukabikora haka tugahita nyine mwese muri igitsinda mwahita mugira ngo ngerera icyo numva twajya dukora nuko twajya dusuhuzanya gutya gusa ubundi tukumunaka iyo ndwara yo gukora naho ahubwo njyewe wajya twitangira amacensi nk'abantu b'abasirimu b'abajama twese base n'umuntu w'umukecuru wamuhacensi ariko ngiye kababwira insuza izo sinazibonye ariko hari ngiye nanjye mfite yanjye kandi ngiye ndumva yanjye ariyo yakorohera abantu yaba umusaza yaba umukecuru insuzanye bw'ibirenge ushobora guhura n'umuntu mu gihe wamuhereza ikiganza ukagira gutya kugira ngo yirinde ukagira gutya bano bari musanga mu bisubizo bose uba wagusanze mu buriri bamusuza gutya uyu nawe bitetse ni ukuryama ni ugusomana ni ugukora oya ahubwo njye nafite igitekerezo nta kuri buriya twazatwi peace abasirimu bose nyine ariko ibyo ni ibintu byoroshye ariko byashoboka n'iki se nta ntoki afite nta muco urimo nta nicyo bituma umuntu agiye aza agasuhuza abandi nk'uko tubisanga mu muco wacu wa kinyarwanda ugaha umusaya umuntu umwe ukamuha uwundi musaya ubundi ukamukoraho n'ubu mu mugongo se hari ikibazo ukoze ibiganza mu mugongo ibyo byose njye numva bikemangwa iyo abantu bamaze guhoberana ntibahita bahana ibiganza reka mbasabe n'ubundi wa mugani ubu se icyaba ikibazo ni iki iyo n'ubu icyaba ikibazo ari umwanda abantu baba bagenda bahanahana twirinze umwanda twaba tugikemuye njye ntekereza ko twakoze isuku tukamesa imyenda yacu tukirinda ni gusuzanya n'ibyo biganza nk'iko icyo kibazo twaba tugikemuye ako n'ubimenyetso bigaragayeho akihutira kujya kwa muganga guterwa n'umwanda none se ubwo ni ugukaraba kangahe nko ku munsi reka n'ibyo bindi byoroshye no gukaraba kabiri ugakaraba neza n'isabune biba gikemutse ku ntoki cyangwa kwiyuhagira umubiri wose reka ibyo rero usanga tuzi mureke twirinde umwanda tumese imyenda yacu twe gusuzanya mu biganza nta kibazo tuba tugira ahubwo mureke tugarebe ku icyadukoranyije bavuze ko uyu munsi tugiye kureba ukuntu twatombora tukareba ukuntu tugabana rya faranga twashyize mu gasanduku kacu tukareba ko twatekereza no ku migambi yaduteza imbere siko mubibona twese rero akunze gufatikanya mayenda ko nyakeneye si wowe wayatwaye ubushize ese ubukene mfite ugira ngo ndebe akangaka ko tuzatinze rero twareba kuko sekreteri